nongeye nguhaye ikaze wowe ukurikira ibiganiro bya Garagara Gospel. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ndishimwe Josué Maripasi. Uyu munsi reka turebere hamwe ingingo ikomeye cyane, ni amateka y'intambara mu izina ry'Imana. Ku isi yose abantu baharanira amahoro, ariko kandi amateka yacu yuzuye intambara nyinshi zakozwe mu izina ry'Imana kurusha ibindi bintu byose twaba twavuga. Yewe no mu gitabo cy'iyobokamana Bibiliya, urebye ibice by'ingenzi birimo bigizwe n'intambara n'uburyo zatsindwaga. Bibiliya iravuga iti: amahoro nyakuri ava ku Uwiteka, si ku mpande z'abantu. Aho ni muri Zaburi igice cya 29:11. Ariko se kuki hari abemera Imana ariko bakabikoresha nk'impamvu yo gushoza intambara ku bandi? Muri Bibiliya y'isezerano rya kera hari igihe Imana ubwayo yahaga Abisirayeli amabwiriza yo kurwanya amahanga yababangamiraga. Iyo urebye nko muri Yosuwa igice cya 6, igihe bashakaga gufata umurwa witwa Yeriko, baraje barawugota, bamara iminsi igera kuri 7 yose bavuza amakondera, kugeza igihe umunsi wa 7 wagereye umurwa ukikubita hasi. Si n'ibyo gusa, na mbere yaho uduce twinshi bajyaga kudutata. Undibutse neza, Yosuwa na Kalebu bahawe ingorane yo kugera mu gihugu cy'isezerano kuko bari barabaye abatasi beza. Nabyo ni uburyo bw'intambara. Kandi wibuke neza, Yosuwa niwe wahagaritse n'izuba kugira ngo bikize abanzi babo kandi babice babamare. Abashakashatsi nk'uwitwa John Godingay basobanura ko ibyo byari mu gihe cyihariye cy'ubuyobozi bwa teokarasiya ya kera, aho Imana ubwayo yafataga imyanzuro, nyamara Yesu yaje kuzana ubutumwa bushya. Nubwo bimeze gutya ariko ibintu bikumvikana ko byahindutse. Na n'ubu iyobokamana rimwe na rimwe rikunze kuba imbarutso cyangwa kwito ahantu hamwe na hamwe mu ntambara. Uzumva intambara zitandukanye n'ibitero bikunze kuba muri Nigeria, Syria, Mozambique ndetse n'ibindi bihugu, by'umwihariko ariko akenshi bishingiye ku iyobokamana no gushaka guhindura abandi mu iyobokamana ry'uko we ubishaka. Nyamara Yesu yaje kuzana ubutumwa bushya, aho yavuze ko abakoresha intwaro cyangwa abarwanisha inkota nabo bazicishwa inkota, muri Matayo igice cya 26:52. Ariko si iri jambo rirumvikana mu matwi ya benshi. Wenda kwihorera cyangwa se kugerera mu kebo uwakakugereyemo bishobora kumvikana, ariko se mu buryo bwo guhindura imitekerereze ye? Niba wanabitekerezaho neza, intambara zihora mu burasirazuba bwo hagati, by'umwihariko nko muri Isirayeli ndetse n'ahandi, inyinshi se ntizishingiye mu kwihorera, aho hashyira akadomo. Ariko twe turarebera hamwe uburyo iyobokamana cyangwa imyizerere ishobora kuba iturufu yo kurwanya abandi, ariko by'umwihariko batsindagiza cyangwa unabakura mu mubiri ubica. Ni akahe kito kabaye k'iyobokamana mu buryo bwo guhindura abandi no kurema intambara kuri iyi si? Mu mwaka w'1096 kugeza mu mwaka wa 1291, intambara ziswe Kurwasade, amateka agaragaza ko abayobozi b'aba bombi, yaba abakristo ndetse n'abisilamu, bakoreshaga imirongo y'amategeko y'iyobokamana nk'impamvu yo gukusanya ingabo ndetse no kurwanya abandi banabica. Ubwo birumvikana abakoresha igitabo gitagatifu Quran baragikoreshaga bakerekana uburyo ababarwanya bagomba kubica, n'abakoreshaga Bibiliya nabwo bwari uko. Uwitwa Thomas Asbridge mu gitabo yise Historia yaranditse ati: Kurwasade zari intambara z'ubukene mu bisobanuro bya politike, ariko zikaba zifite ibendera ry'idini mu mutima. Byakomeje kugaragara ko amadini n'intambara byasaga nk'isanga n'ingoyi cyangwa se nk'agati k'inkubirane. Mu kinyejana cya 17, 30 Years War yabaye mu Burayi, yashyamiranyije abemeraga Gatolika n'abemeraga Protestant. Ibi byavuyemo amahame yo kutivanga mu myemerere y'abandi, byanashyizeho amasezerano yiswe Peace of Westphalia ahagana mu mwaka wa 1648. Aya ni nayo yahereweho ibyo twakwita Freedom of Religion. Unayarebye neza yaba ari ishingiro rya politike y'ubu. Ariko si ibi byose biba kandi mu izina ry'iyobokamana, bihuzwa bite n'ibitabo by'iyobokamana n'ibyo bitubwira kuri ibyo, by'umwihariko Bibiliya? Bibiliya mu Baroma igice cya 12:18, Pawulo yaranditse ngo: nimubane n'abantu bose amahoro uko mushoboye kose. Ariko kuki abemera Bibiliya, abakristo b'ukuri cyangwa abandi bantu bashobora kuba atari abantu babana n'abandi mahoro,
ahubwo bashaka kubuza abandi amahoro. Iki ni ikibazo wakwibaza, ese koko aba ari umugambi w'iyobokamana cyangwa wa Bibiliya cyangwa Korani ko abantu barwanira ukwizera kwabo kugeza igihe batsemba abandi bakabamaraho? Wakisubiza. Mu kinyejana cya 20 na 21 intambara nyinshi n'imvururu n'imyivumbagatanyo byagiye byitirirwa iyobokamana runaka, ariko kenshi byagaragaraga ko ari politike yihishe mu isura y'iyobokamana. None ni ukwiye kuri politike n'indi mico y'abandi bantu bashaka kugira abo bahindura cyangwa bikiza ishobora kuza mu gishura cy'iyobokamana igahindura amasosiyete amwe cyangwa amatsinda y'abantu bagakora ibindi bintu batari bateguye? Icyo kibazo ushobora kukibaza, ariko mu ijambo rimwe yego birashoboka, kuko byagiye bigaragara kenshi ko hari abantu bagiye bagira imyitwarire nk'iyo ngiyo. Gusa ibi byose bitandukanye n'icyo Bibiliya itubwira, Korani ndetse n'ibindi bitabo bitagatifu byo bishishikariza abantu ko bagira amahoro. Yesu we cyangwa Yezu yaranarenze avuga ko umuvandimwe wawe nagukubita urushyi mu musaya umwe uzamutegera n'undi. Wenda muri iki kinyejana biragoye, nta n'uwabyemera, ariko byibura ugomba kuba amahoro ukumva ko utakwikiza undi kandi witwikiriye iyobokamana. Hari abavuga yuko imiterere nk'iyi ngiyi uko izagenda ikura bishobora no kuzakayura iyobokamana, abantu bakumva ko ari ibintu bisanzwe ahari iby'ibihimbano. Ubu buryo ni uburyo bwo gukayura iyobokamana n'ubundi kugira ngo abantu babone ko nta tandukaniro rihari, ariko mu by'ukuri iyobokamana ryo ry'ukuri riteye gutya. Yesu yagaragaje ko intambara nyakuri atari iy'umubiri ahubwo ari iy'umwuka. Mu Befeso igice cya 6:12, intambara yacu si ku bantu ahubwo ikorana n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru. Ibi ni ubusobanuro bwimbitse ushobora guhita ubona. Burya intambara nyinshi turwana zisa nk'izo kwikiza abantu ntabwo aba ari izacu nyirizina, zishobora kuba nk'ibishura bitwikiye kugira ngo hari intama ibundikiye umuhigo utaza kuyitinya, ariko mu by'ukuri ni ikirura. Ubu isi irimo ibintu bibiri bitandukanye: imyumvire y'iyobokamana ikoreshwa mu kurengera abantu n'ikoreshwa mu kubasenya. Ariko Bibiliya mu by'ukuri yo siko ikora, nk'uko n'ubundi bivuga ko Yesu yababwiye ko bagomba kubarebera ku mbuto. Muri Matayo igice ya 5:9 yavuze ko hahirwa abanyamahoro kuko ari bo bana b'Imana kandi bazaragwa isi. Ubwo birumvikana ko umukristo cyangwa undi wese ugira amahame atandukanye no kugira amahoro byose bisa nk'aho ari ubusa, kuko n'itegeko rikomeye kurusha ayandi ni ugukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niba utamugirira ikintu kimugoye, nk'uko utakwigomwa kwica urutoki cyangwa ikindi kintu gikomeye cyane, ni nacyo gituma utamwifuriza ibibi. Ibitandukanye n'ibyo si ukuri. Twigishijwe iyobokamana mu buryo butandukanye, ariko ubwinshi bwari ugudusigingiza no kwinjiza amatwara y'abandi mu mitwe yacu. Hari ibintu byinshi tugomba kurenga muri iki kinyejana. Iyobokamana ni ikintu gikomeye cyane kandi cyafashe imitima n'imitwe ya benshi hano kuri iyi si. Kirayoboye. Birumvikana ko kugikoresha mu buryo runaka bwo kwirengera cyaba ari ikintu cyumvikana. Abahanga bazi iby'imitekerereze n'icengezamatwara bashobora gukoresha iyobokamana mu gusenya abandi. Tekereza ngo iyobokamana mfite cyangwa iryo nshobora kuba mbona ntiryaba ari uburyo runaka bwo gusenya abandi? Ese iyobokamana n'amahame ngenderaho ahuje n'ukuri kw'igitabo nemera, yaba Bibiliya cyangwa Korani? Kuki iyobokamana ryagiye riba nk'iturufu yo gusenya abandi ndetse no kubahohotera? Ese ni iyihe shusho igaragara y'uburyo ibi bintu bikomeje kwigaragaza? Gusa nanone ab'ukuri ndetse bakora ibikwiye baracyahari, bazakomeza kwigisha, maze ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwiza. Mbere y'uko iza, tubane na bose amahoro. Ndabashimiye ko mwakurikiye ikiganiro. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ubuzima niwo mutungo dutunze iteka, fondasiyo y'ibyo twifuza kugeraho byose ishingiye ku buzima. None niki waburutisha? Mpora mbivuga, ubuzima bw'intekerezo no mu mutwe ni isanga n'ingoyi mu kugera ku byiza. Ni nk'umugozi w'inkubirane urema imbaraga ikomeye cyane. Nk'uko twifuza gusa neza, ni n'ingenzi ko tugomba no gusa neza ku ntekerezo, tukazigaburira ibyiza kandi zigahora zituje. Ndishimwe Josue Maripasi.
Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo nagusaba kuyikora kugira ngo dukomeze kurema umuryango mugari w'intekerezo nzima kandi twaguke uko bukeye n'uko bwije. Mugire Imana n'amafaranga, mugire impagarike n'ubugingo. Ufite ubushobozi, urifuza kuba umusirimu usobanutse kandi usa neza? Ndabibona ngeze iwawe. Tunga ibikoresho byiza birimbisha iwawe nk'intebe zo kwicaraho nziza kandi zitandukanye, tapi nziza, imisego myiza ikomeye kandi ya originale. Right, uri umusirimu. Boneza iwawe none, utunga ibi bikoresho byiza iwawe. None se ntubikeneye? Hamagara 078 167 167 2 cyangwa 079 45 11 66 0. Niba utuye heza, reka hase neza. Utangiye business nk'iy'inganda nto cyangwa inini, wifuza gukora packaging cyangwa uburyo bwo gupfunyika neza ibyo ukora? Fungura idirishya rishya none. Wari uzi ko 78% y'abakiriya banaturuka kuri packaging nziza cyangwa bagura ibicuruzwa bipfunyitse neza? M&C Corrugated Box Company ni igisubizo mpamo cyawe. Dukora amakarito y'ubwoko bwose ku ngano yose ushaka neza kandi vuba. Tuyandikaho kuri size zose ushaka kandi tugashyiraho ibirango byawe ibizwi nka branding. Hesha agaciro ibyo ukora, ibicuruzwa byawe ubishyira mu makarito meza mashya kandi yizewe. Iki ni igisubizo niba waburaga amakarito ushyiramo ibicuruzwa byawe. Dutanga n'izindi serivisi zitandukanye kandi tukanazigisha, zirimo kwandika ku myenda, imodoka, amatasi n'ibindi bikoresho byose mu buryo bwiza bwa kinyamwuga, kuvanga no gutera amarange n'ibindi bijyanye nabyo. Ikaze. Fungura idirishya rishya none urebe indi page nshya y'ubuzima butoshye. Koresha packaging nziza cyangwa pfunyika neza bikubereye kandi bitangiza ibidukikije. M&C Corrugated Box Company. Duhamagaye kuri 078 48 19 233 cyangwa 078 11 86 370. Wanadusanga aho dukorera mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, Karuruma, ahazwi nko mu Makawa, mu marembo ya Emono Park. Dusure ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ukoresheje izina M&C Corrugated Box Rwanda. M&C Corrugated Box Company Rwanda. Smart Packaging, Perfect Solutions.